turongera turabasuje inshuti bavandimwe bakunzi ba NZIZA Business Group Limited. Reka twizere ko mukomeje kugubwa neza nkuko duhora tubibifuriza umunsi kuwundi gatanu kuri gatanu. Ni nako kandi tukwibutsa gukanda subscribe kugira ngo tujye tubana umunsi kuwundi gatanu kuri gatanu, ari nako ukora kukazogera unakora share kugira ngo ujye ubona ibyiza byose tubagezaho. Nta bindi no kubagezaho imitungo itimukanwa yaba igurishwa cyangwa se ikodeshwa aho iri hirya no hino, ari nako tubaha amakuru agiye atandukanye ku bijyanye n'imitungo itimukanwa. Nyine si ibyo gusa, kubera ko turabubakira kandi neza cyane, nyaboneka muzi tububakire amazu meza ajyanye n'igihe kandi adahenze, ari nako tubasha kumanaginga imitungo yanyu itimukanwa, tukabafasha kwibyaza umusaruro mwivuganira na konte gusa, twabashakiye abakiriya kandi twanabakurikiranye. Ni karibu cyane rero, nongeye rukande subscribe wowe utarabikora, cyangwa se s'abone mu rurimi rw'igifaransa. Nkuko rero muri kubibona, tubazaniye inzu nziza cyane y'akataraboneka. Ni inzu ikiri nshyashya, inzu iri hano mu mujyi wa Kigali rwagati, ahazwi nk'i Kanombe, ni mu karere ka Kicukiro, ikaba iri kuri kaburimbo rwose. Ni inzu nziza cyane kabisa, idakwiriye kugucika wowe waba ushaka inzu yo kugura y'umuryango, inzu nini, inzu yo guturamo, cyangwa se inzu yakwinjiriza amafaranga. Iyi nzu rero ikaba ari inzu ifite ibyumba bine binini byo kuryamamo, ikagira douche na toilette eshatu, ikagira salon, salle à manger ndetse na cuisine ijyanye n'igihe, ari nako kandi ifite parking na jardin bihagije kabisa. Akaba ari inzu nziza cyane, inzu ikomeye yubakishijwe ibikoresho bigezweho kandi bikomeye, yubakishije amatafari ahiye, ikaba yubakishije ibikoresho byiza bijyanye n'igihe kabisa, ku buryo iyi nzu idakwiriye kugucika, cyane yuko ishaka amafaranga makeya ugereranyije n'agaciro kayo nyirizina, ugereranyije n'amafaranga ikibanza cyayo gihagaze. Iyi nzu irahendutse rwose kandi ishaka amafaranga atari menshi. Ni karibu cyane rero, iyi nzu ushobora kuyigura ikaba iyawe. Ni inzu ijyanye n'igihe rwose. Mbibutse kandi ko ifite ibyumba bine, douche na toilette eshatu, salon, salle à manger, cuisine ndetse na stock, ikagira parking na jardin, ari nako kandi ifite na annex igizwe na toilette yo hanze na douche, birumvikana, igikoni na stock yacyo, n'icyumba twakwita ko wenda ari nk'icyo umukozi cyangwa se undi muntu waba araye hanze. Iyi nzu rero ikaba ari inzu yubakishije ibikoresho bigezweho kandi bikomeye, ikaba ari inzu ifite inzugi nziza cyane zikomeye zijyanye n'igihe, mbese ibintu byayo byose biri perfect. Iyi nzu irahendutse ntigucike, kubera ko iyi nzu irashaka miliyoni 90 z'amafaranga y'u Rwanda kandi ziri negociable. Ni miliyoni 90 zigira gute ziganirwaho, ni igiciro. Wowe ngwino uyisure uyishime, uvuga uti ngiye iyi nzu ndatanga aya ngaya, ntawe ukuveba, hanyuma dufatanye tuyikatuze, iyi nzu ibi yawe. Ni inzu y'umuryango, ni inzu ya famiye, ni inzu iri ahantu heza kuri kaburimbo, hafi y'ibikorwa remezo byose, amashuri, ibitaro, imihanda, byose kabisa. Ndetse kandi iyi nzu ikaba ibasha no gukodeshwa amafaranga menshi mu gihe waba udakeneye kuyibamo. Ni karibu rero kuri miliyoni 90 zawe kandi ziganirwaho, iyi nzu wayitsindira. Tubahaye ikaze rero, wakunze inzu waduhamagara kuri za nimero zacu arizo 0788 48 67 97. Za annex nababwira ngo murazibona, uko izi annex zubatse aya matafari ni nayo yubatse iyi nzu. Ushaka kuduhamagara kandi kuri 0781 2 3 ni nako kandi ushobora kudusanga ku zindi mbuga nkoranyambaga zacu, Instagram, Facebook page cyangwa Twitter, X, hariyo X nyine, hanyuma ukadukurikirana. Ari nako kandi ushobora kudusanga dukora mu nyubako ya Centenary House muri etage ya 2, hanyuma tukagufasha kuri buri kimwe cyose kijyanye n'imitungo itimukanwa wifuza. Iyi rero ni inzu iri mu kibanza kinini ugereranyije n'ibibanza by'ubu, gifite metero kare 350, ikaba ishaka miliyoni 90 kandi ziri negociable. Reka rero tukwibutse gukanda subscribe, ongera ukande subscribe, kanda s'abone wowe utarabikora, kugira ngo we kugucikwa n'ibyiza nk'ibi ngibi, we kugucikwa n'amakuru y'imitungo itimukanwa. Burya ngo uzaho umugabo ubutaka natabuzaza umusaruro bazamushyinguramo. Yes, ibyo rero ni karibu cyane. Ahangaha ni muri NZIZA Business Group Limited, turabakunda cyane. Iwacu umukiriya ni umwami, tubahaye ikaze. Ciao ciao.